ariko subu ungiye datanye mna kamuza kegungiye sima n'umuntu ukomeye nk'abandi reba Claude Kazungu si manager wa iki hari nangiye ngo ndaho gusa ahungu mwe cyangwa nanjye nzacuza ibiyobyabwenge urumagisi bamfunga bankanyaga kanyanga imyaka iri haragira ziri hari imyaka 25 ubundi ko nahereye kare numva witotomba papa yagiye wanitotomba ntaho uzi ntago mpaye umva reka ngora ngwize nani na rimwe niba utanabizi neza papa baramufunze baramukatiye ukatira se ni gute ukatira ni gute baraje baramufunga n'amapingo baramujyana kwera ibiyobyabwenge babakata imyaka iyo 25 urumva ntabwo agaruka nako byena mva n'imbere rya guteka ganirira ako se tupashoke twaje two tudakura kandi ko dupfa kunjira umuntu ukomeye koko iriya si yanya n'imbwa ya karamuye Todi yashatse kunteretera umukobwa henga nze ndaje nkwereke aha singufashe umva singufashe we nanjye nagushaka umva kerutunye umukobwa wanjye umva shanka ubwire mwana wa karamuye umva oya nge umuntu turamura aya mazi nagushaka ariko nge nagushaka unshakira miliyoni urumva miliyoni urayafite ndayafite tugende nyine umva nkwereke wowe sibyo ngejeje kugushaka hano rero nshaka ko dukura amafaranga menshi yego tugende nyine wumvaze rero nkwereke tugende mu kabari sibyo abantu nguye n'icupa hanyuma nyine rega ngwino tugende witinda hariya okay ntacyo tugende sibyo tugende genda kugura icupa rwose nta kibazo ahibizwe n'ukageza ariko umukobwa wanjye shahu kanyarutoke waramfashije nanjye ndabikorera byiruzigo ubwo rero umukobwa yese nzongera kumukubona wonekara rero muzehe kanyarutoke kugira ngo ushimire rwose kuko ubu inaha i Kigali maze gufatisha rwose warakoze cyane erega shahu burya narikoreraga kuko karamuye tari inshuti yanjye niyo mpamvu ntahemukira amaraso ye noneho rero njya mubwire ko nabonye umukiriya wakugurira iyi saha wamubonye se ndashaka kuyigurisha nkimuka inaha abahungu n'abagabo bamereye naho umukobwa wanjye ubwo rero nzakurika n'ahandi hantu tuzatugura heza atari hafi aha ariko kuko hafi aha ntabwo nahagura ibyo ntabwo ari ikibazo ahubwo umukobwa mwiza kabisa ubwo nawe uratangiye none se ntabwo wambwiraga ko data ari inshuti yawe niba ari inshuti yanjye bivuga yuko ugomba kugenda urebuzwa umukobwa wanjye nzi ko wenda wanamukingira umva ibyo ni ibiganiro byihariye bitari mu byatuzanye uyu munsi yego muze reka dusome noneho rero ku buzima bwacu sibyo se sawa
Ako muze ubundi aha hantu hagarukira he? dore kugera kuri kiriya giti gutambika aha hose ubona hahinze imyumbati na hariya urahabona Kugera kuri hariya igihande n'inzu ngira ngo wayibonye ase muze aha hose miliyoni 3 n'igice ndaguha gwiki 3 n'igice rwose sa muganga ndamuze iriya ntabwo ari inzira irimo karakantu karashaje ariko se umurima wera reba imyumbati irimo ariko muze ntacyo ariko mbere yo kukwishyura turabanza tujye kwa noteri nuko uzajya kwa noteri icyangombwa cy'ubutaka ngifite yanditseho Kanyarutoki kwanditseho nta wundi muntu rwose ni Kanyarutoki hasi ubundi hari ahantu wancikira wowe nagucikira tugende njye kukwishyura rero reka tugende dukora amasezerano ariko rero urangurira inzoga dore uranampeye gusa njyewe ujya unanze ariko muze harya ngo ushaka guhungisha umukobwa wawe guhungisha umukobwa wanjye abasore b'inaha bamereye nabi gusa ngenda ahombye ko wajya kungurira agacupa ariko reka nkubwire nujya kugenda uzambwire ngo uherekeze nzakubwira ariko wahabonye neza nahabonye ubwo tugiye tugende rero tujye gukora amasezerano ngo shushu ntacyo ndashaka boss wa James mubwire ko nahageze nta kibazo reka tudukora icyakuzanye arasanga twabishoje namushakiye n'inzira biswa si wowe wanzanye niba adahari reka nigendere nanjye reka nkubwire nagukunze nkikubona umva ubu rero ntabwo ushobora kunshika nakwirahiye rwabigwe okay sasa reka twumvikane niba adahari noneho zana agakingirizo ibyo gusa akuribe ko nta kibazo ntabwo nkeneye amagambo yawe nakutumye agakingirizo ibyo biroroshye umva ngiye murukira kugakoresha nani nakabitse hano reka nze nta kibazo ndaje biswa nigende nkugiriye inama wajya kwa muganga ukajya kwipimisha ukareka ibiyobyabwenge ngo nipimisha kwipimisha ukareka ibiyobyabwenge mbese nta kibazo urabona atari kazi mu Rwanda nubwo nakamusha bana yanjye we murakomera reka rajyamo n'umwaka we sishaka no kubireba ndakwinginze basi jya kwa muganga ureka ibiyobyabwenge sino rusororo ururakomangayo ni kazima nta kibazo reka nkwambare nyine mbikwereke mu cyumba guhindura ipantaro kugira ngo uze nyine kugira ngo umuntu ukuntu nkora umuti genda wangije agakingirizo gakoreshwa ariko uri suga buri ntera agahinda ndekura wambwira mbega ibyiza by'ifaranga mbega ibyiza by'ifaranga mbega ibyiza aya utoki bite sha komera amakuru ni meza none uzererana amasafuriya bite bya mvuye gomeza kana gasafuriya kanje uhomesha isafuriya kari karamenetse ariko mbaye nyikubona urantangaza mbega indambe uzi ko abaye nyiribondo neza mbega indambe ibi ni ibyiza by'ifaranga sha yaye se ndakwiye uretse umunsi wageze kwamara dukweto yewe umva wese ndushikire senda kisambu sha uretse ne ubwana bwaho ndusha kandi nabwo twantundusha amafaranga ndayafite ntabwo atundusha batwita parisho wambaye n'ibirenge kandi ibirenge bitambaye inkweto ku murenge barabikubita ibi ni riragisi ni ibintu bisanzwe wowe ni ushaka kunyereka amafaranga ngaho genda ungurire ngo kugirira nte ngurira kandi nka kabiri kangahe nsangira nawe Yesu yaboye sodya nke Yesu yaboye ngewe urashaka kuzatusugura weho Yesu se yafungiye ibiyobyabwenge yacuruza urumogi ntuzamenye ngewe ntabwo ncuruza urumogi y'akanyarutoki nimba ngewe ntabwo umva nkubwire ntunyinishe ngewe akanyarutoki naguhekana amakisi umva ngewe
reka mbikwereke guheke mbakisi umva Nenda guheka mbakisi ntuzongere kunyinisha ry'akanyarutoki nzakwite njyewe ngakora urebe nzakwite ntuzongere nzakwite ya baba we ntuzongere ndakubabariye ariko njye nzakwite njyewe nzakwite sangira nawe njye nsangira nawe njye nzakwite